za Yesu Kristo. Amen. Hinduka, wikinjira muri kuyobya, wikinjira muri gutandukanya n'Imana, wikinjira muri kujyana kure y'Imana. Imana ntabwo ishaka ko ukora ibizira. Ngaho mbwira rero, none se pasiteri nimba ari kunywa ibingibi, nawe mukristo ukaba uri kunywa ibingibi, padiri ukaba uri gukoresha ibingibi, Imana iraza kugusura ryari? Imana iraza kuvugana nawe ryari? Imana iraza kuba mu ruhande rwawe ryari? Kandi uraza kujya imbere y'abantu babwira ngo Imana iravuga ko dukora ibingibi, tubigenze gutya na gutya. Ibi byose ugasanga ni iki? Ni ubuyobe buri kuza kuyobya abantu b'Imana. Amen. Ni iki twakora kugira ngo imbaraga z'Imana zibe hagati muri twebwe, duhinduke tube byaremwe bishya? Ni iki twakora kugira ngo twebwe tuve muri uwo muvumo, tuve muri ibyo byaha n'izo kamere n'izo karande, udutandukanye n'Imana? Amen. Komeza dusomere. nawe ubwawe kandi jya ubabera urugero rwiza mu byo ukora byose, haba mu nyigisho ziboneye, haba se mu kwiyubaha, cyangwa mu magambo aboneye kandi adahinyuka, bityo umubisha azabura ikibi yatuvugaho maze amware. Amen. Ese koko Satani ntacyo akuvugaho? Aramwara iyo aje kukureba akagira ibyo ashaka kukurega imbere y'Imana, aramwara. Ufite ibimenyetso bituma Satani amwara, ufite ibimenyetso bituma Satani atsindwa, ufite ibimenyetso bituma Satani aguhunga. Nukuri nakubwira ngo nimba utarasenya ibigusindisha mu buryo bw'ibitekerezo no mu buryo bw'umubiri, ntabwo uragera aho Imana ishaka. Amen. Ikibazo rero uyu munsi turatinya kuvuga ukuri kugira ngo tudatakaza inshuti, turatinya kubabwira kugira ngo tutaza gutakaza umubano twari dufitanye, turatinya kubabwira kugira ngo noneho bataza kutubona nabi. Amen. Reka mbabwire, uyu munsi dufite abakristo bubaha Imana kuri Pasika, dufite abakristo bubaha Imana ku Cyumweru, dufite abakristo bubaha Imana kuri Noheli, dufite abakristo bubaha Imana umwaka ushize ngo bajye kurangiza umwaka banawutangire neza. Indi minsi ntabwo yari iy'Imana. Iminsi y'Imana ni Noheli, iminsi y'Imana ni ku Cyumweru, iminsi y'Imana ni Pasika. Iyo ni religion. Ntabwo ari umwuka wera wakuyoboye. Icyo si ikibazo dufite. Imana irashaka ko uyimenya buri munsi. Umunsi wawe wose ukabaho kubaha Imana, umunsi wawe wose ukabaho gutekereza ku Mana. Ariko se utekereza Imana kangahe mu munsi? Hano twageze i Burayi bene data bakundwa muri Kristo, umwanya wo gusenga nawe, umwanya wo gusenga tuba turi ku bana, undi mwanya wo gusenga tuba turi gutegura ibyo tuzakoresha mu kazi, turi gutera ipasi, turi kuhanagura ibirato, turi kugira turimo gukora uko dushoboye ngo turi gutanguranwa n'amasaha. Iyo ugiye ku gitanda ugiye gusenga umara iminota myinshi, ushobora kumara ni 3 cyangwa 5 uri gusenga, kubera ko hari n'utangira gusenga agahita asinzira, agasinzirira mu bitotsi, agasinzira mu isengesho nako, agasenga yagera agatakumva yasinziriye, ariko hajya byagenze biti hajya nasenze hajya Imana koko yari atangira guheba gusa. Ibyo yararimo ntabwo abizi, umwanya w'Imana ntawazi. Ariko hari ikintu cyantangaje mu buzima bwa buri munsi, kuki umuntu atajya akererwa ku kazi. Hari ikintu cyantangaje mu buzima bwa buri munsi, kuki umuntu atajya akererwa kuri randevu ya dogiteri, kuki umuntu atajya akererwa kuri randevu yo kujya gusaba akazi, kuki umuntu atajya akererwa ku ishuri. Hano ku ishuri barakubwira ngo nukererwa rimwe kabiri inshuro gatatu barakwirukana, barabikubwira. Ni ikibazo. Ibyo byose turabubahiriza inyungu za mwisi, ibyo dushoboye mwisi turabubahiriza, ariko iby'Imana si bihabwa umwanya ryari. Niba ushobora kugera ku buriri bwongeye gusenga ugahita uryama ugasinzira ukibagirwa gusenga,
tekereza, ese iyo mana koko izagusanga? Iyo mana izagusanga ivugane nawe? Iyo mana izagusanga ibe mu ruhande rwawe? Ibaze nawe. Icyo ni ikibazo umukristo afite, kandi ni ikibazo gifite natwe abakozi b'Imana. Ese ni gute twasenga? Ariko ndagira ngo bose ntibajye mu gatebo kamwe. Hariho abubaha Imana bakora za nshingano zabo bagasenga kandi Imana ikamanuka igakora. Hariho n'abapasiteri basenga Imana bagasenga kandi Imana ikamanuka igakora, kuko bazi umwanya wabo ko ari ukubaha Imana. Ariko hari n'abandi babirimo batabirimo basenga kuko bagomba gusenga kugira ngo bagire barangize umuhango. Ibyo byose ni iki? Ni uburyo butujyana kurimbuka. Ni iki twakora ngo duhindure iyo strategy? Ikintu cya mbere nabonye hano cyane cyane mu Burayi kitubujije amahoro, tubujijwe amahoro no kwiyemera. Ikindi cya kabiri kitubujije amahoro, tubujijwe amahoro no kudaca bugufi imbere y'Imana. Ntabwo duca bugufi. Turazi neza ko bamwe twageze baratwumva ko twageze ijoro twararibonye, twabonye amahoro, dufite ibintu, dufite turarya, turaryama, tuvuga neza, mu munezero. Ariko nta munezero w'abanyabyaha, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Amen. Ariko watubaza ikibazo gikomeye bene data, n'abavukiye muri iki gihugu ujya kumanuka musanga mu muhanda. Ese wowe uyu munsi kwaje umusanga muri iki gihugu, ni iki kiguhesha icyizere ko utazisanga mu muhanda no tubaha Imana yawe? Yavukiye mu gihugu ariko uyu munsi uri mu nzu, ari mu muhanda. Ibaza ariko ntabwo ari ubwenge bwawe, si n'umutungo wawe, ahubwo ni Imana igira ngo izakubera urubanza imbere yayo. Izakwereka undi wararaga hanze, izakwereka ko yari yaraguhaye. Hari n'abarara hanze kandi harimo na bamwe babuze amazu yabo, abo mwabo mwayaguriye baba hanze, baba bakora shaje, mwebwe muzituyemo. Abandi babirukanye mu kazi barakabaho, mwebwe muragakora. Ibyo byose Imana izabituzanya imbere, itubwira ati dore runaka rero mwambaye ndabiguha kugira ngo ndebe ko bashaka kunyubaha ariko byarakunaniye. Tuzitwaze ikirere data. Twongere dutekereze, twongere dusubire inyuma turebe, twongere twibaze ibibazo. Itekerezeho mwene data mukundwa muri Kristo. Dusomere vuba vuba umurongo wa 9, ibyerekeye abacakara. Wigishe n'abacakara kumvira abashebuja no kubashimisha muri byose, batabagisha impaka. Wirinde kwiba, ahubwo bahore barangwa n'ubudahemuka budakemangwa, bityo bazubahisha muri byose inyigisho z'Imana umukiza wacu. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana yatwigisha kubaha no kuyumvira no kuyikorera. Ariko se dukorera Imana dute bene data? Dukorera Imana dute? Twifata dute koko? Duhagarara mu uhe mwanya? Twitwara dute kugira ngo izina ry'Uwiteka ryubahwe? Bitekerezeho. Yewe ijambo ry'Imana risomye rirambwira ngo amavi yose azapfukamira Imana. Nimba amavi yawe atarapfukamira Imana ni ikibazo. Ikibabaje ni uko hariho amavi azapfukamira Imana bitagishoboka ko imbabazi z'Uwiteka zibaho. Amen. Mbega ngo wongere wisuzume, wongere wibaze ibibazo. Urebe ukuntu abantu turi kuyoba tukava mu nzira y'Imana. Urebe ukuntu abantu turi kuyoba tukava mu bubasha bw'imbaraga z'Imana. Ongera ujye mu gitabo cya Mariko, igice cyaho cya 10, usomere ku murongo wa 35 urageza ku murongo wa 40.
somere. bene zebedeyi basaba yesu ibyicaro bya mbere. nuko yakobo na yohani bene zebedeyi begera yesu baramubwira bati mwigisha, turashaka ko udukorera icyo tugiye kugusaba. arababaza ati murashaka ko mbakorera iki? baramusubiza bati uraduhe kuzicarana nawe umwe iburyo undi ibumoso mu ikuzo ryawe. yesu arababwira ati ntimuzi icyo musaba. mushobora se kunywera ku nkongoro nzanyweraho cyangwa se guhabwa batisimu nzahabwa? baramusubiza bati turabishobora. yesu arababwira ati koko inkongoro nzanyweraho muzayinywesha na batisimu nzahabwa muzayihabwa, naho ibyo kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso bwanjye sinjye ubitanga, bizahabwa ababigenewe. Amena. Imana ishimwe cyane. Hano Yesu yari ari gusobanurira abigishwa be ibyo bamusabaga. Amena. ariko yabahaye kondisiyo, ibyo nzakora muzabikora, igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, umubabaro uzababazwa muzawubabazwa, ese umubatizo nzabatizwa muzawubatizwa. Amena. hano murasabwa kwirinda, murasabwa kwirinda ikintu cyose cyababuzaga gusenga no kubaha Imana, murasabwa kwirinda icyabatandukanyaga n'Imana. Amena. ese koko ibyo Yesu akubuza uremera kubireka kugira ngo ubashe kuba n'abamubatizo uhabwa? ese ubasha guhagarara mu mugambi w'Imana ukareka ibyo Imana ishaka ko ureka? Imana irashaka ngo ureke kamere, Imana irashaka ngo ureke icyaha icyo ari cyo cyose kigutandukanya nayo. uko turi kurushaho kubyinjiramo niko umugambi w'Imana uri kuba kure yacu. abantu bashaka kugira ngo bazicarane na Yesu, umwe bazajya iburyo undi ajye ibumoso, ariko arababwira ati se igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, batisimu yanjye muzayibamo. uyu munsi turasabwa kugendera mu mategeko y'Imana kugira ngo tuzabane na Data. Yesu yarababwiye ngo sinjye mbigena, kuko Yesu yakomeje kugenda avuga amagambo muri Bibiliya, aravuga ngo Data niwe ubizi, Data niwe wantumye, Data niwe untegeka icyo nkora, Data niwe umbwira icyo nkora. ese uyu munsi ni kubwira icyo ukora? uyu munsi ni uko kwigisha icyo ukora, ko ufite ijambo ry'Imana rikaba riri muri wowe ukaba urisoma. uyu munsi ni kwigisha gukora neza. uyu munsi ni pasiteri kwigisha gukora neza, cyangwa ni ijambo ry'Imana usoma ari kwigisha gukora neza? byibazeho. ninde ukwigisha kubaha Imana? ninde ukwigisha gusenga? ninde ukwigisha guca bugufi? ninde ukwigisha kugendera mu nzira yo kubaha Imana? Amena. Imana idufashe cyane. hano Yesu yarabwiraga ati ntabwo ari njyewe mbigena. usomera umurongo wa 41. abandi uko ari 10 babyumvise batangira kurakarira Yakobo na Yohana. Yesu arabahamagara arababwira ati muzi ko abahawe kugenga amahanga bayagenga uko bashatse, kandi ko abatware bayo batayategekesha agahato. Rekera ngo bahawe kugenga amahanga ngo bayagenga uko bashaka, ngo kandi bayategekesha agahato. none se uyu munsi murabona tutari kuyoborwa n'agahato? muri kubona tutari gutegekeshwa igitugu? muri kubona ijambo ry'Imana ariko atari